nta kuntu twajya twihangana tukihangana. Icya mbere cyocyo ikintu nka sida ntabwo ari ikintu cyaba yanduye uwo mugoroba, ntabwo ari ikintu cyaba yanduye aka kanya, ahubwo ni iki gituma niba ufite utwo wikeka, niba ufite ahandi waciye, buriya ntibyaba byiza ahubwo akipimisha mbere, kavuga ati mbere yuko njya kugora uyu muhungu tujya mu rugendo rw'urukundo, mbere yuko njya kugora uyu mukobwa ugomba kumubwije ukuri ati gemeze gute bite wiwe, yego turi bukomezanye turi bujyane cyangwa birarangirira ahangaha. Ese buriya bwo ntitwavuga ngo umukobwa n'umuhungu mu gihe cyo babaye nk'abuzuzanya, kuzuzanya urabyumva, bamaze kuzuzanya, bamaze gukundana, barabona hari sayinizi zo kuzabana. Ese buriya ubwabo ntibakwiye kwigirira amakenga akavuga ati uyu muntu tugiye gukomezanya urugendo gutya, twabanje tukipimisha tukamenya uko duhagaze. Birashoboka nje nawe tukajyana kwa muganga tukabanza twenyine tutarabishyiramo ababyeyi n'abandi. Icyo ni ikintu cyiza pe. Rubyiruko, ako kantu murakabona gute? Ugira amakenga kundeba gutyo ukomeze, ntabwo wamenya ubuzima bwanjye uko bumeze. Ubu miti yaraje, umuntu anywa imiti rwose ubuzima bugakomeza. Kuba yaranduye cyangwa agendana ubwandu butera sida, turabasuhuje bakunzi bacu. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Shalom shalom. Nongeye kunezerwa kubana namwe uyu munsi. Iyo nje imbere yanyu nzaseka, murabizi burya nta kindi kibitera, biterwa nuko mba nejejwe n'impano y'ubuzima banongeye guhabwa uyu munsi, kandi nanone nkaba ntashidikanya ko namwe mwayihawe, ariyo mpamvu muba muri bushobore gukurikira iki kiganiro. Rero nejejwe no kongera kuba imbere y'Imana n'imbere yanyu, nejejwe no kongera kugira ijambo ndi buvugira imbere y'Imana n'imbere yanyu. Rero icyo mbasaba nuko muri bube hafi. Ngiye kubanza rero senga Imana, hanyuma niturangiza nibwo ndibabwira igikurikiyeho. Data mu izina rya Yesu Kristo, nguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe, ngushimira umunsi mwiza waturemeye, umunsi w'umunezero, umunsi waturemeye kugira ngo tunezererwemo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Nguhaye icyubahiro ko ari wowe mwungeri mwiza, uturinda uko bwije uko bukeye, uturwanira uko bwije uko bukeye, ututsindishiriza uko bwije uko bukeye. Nguhaye icyubahiro yuko turiho kubera wowe, ushimwe kandi ushyirwe hejuru Mwami. Igitondo cya none turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwoko bwawe, turakwinjiza kugira ngo abe ari wowe uyobora. Uyobore mwungeri mwiza, uyobore amagambo yacu, uyobore icyo turi buvugire aha cyose, ntaba ari twe ntitugaragare, ahubwo wowe uganze muri twebwe. Mwungeri mwiza rero turakwinjiza kugira ngo na wa wundi wo wateganirije kuzakira ubutumwa abwakire kandi bumugirire neza, bumugirire umumaro. Uwo twaje kuganiriza Mwami, umwigize bugufi cyane, udafite uburyo umushyirireho inzira, umuremere inzira kugira ngo azabone iki kiganiro, kugira ngo azakibonemo umuti w'ikibazo afite. Shyirwe hejuru ko ugiye gukora ibirenze ibyo twatuye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ku basanzwe banzi, ni Mama Ganza, ni Auntie Jay, ni Apostle Jolly, ni Umuganwa, ni Kamikazi, amazina yose ntimuyazi ariko batanzi rero ubwo muboneyeho akanya muramenye. Uyu munsi rero ntabwo naje jyenyine, kubera urukumbuzi mbafitiye n'ubwuzu n'ibintu byinshi numva mbafitiye, nabazaniye umutumirwa. Naje rero uyu munsi tugamije kugira ngo tuganirize urubyiruko. Urubyiruko uyu munsi ni mwebwe tugira ngo tuganire namwe, ariko urubyiruko rumeze gute? Urubyiruko babandi barimo bagenda bata icyo cyiciro, bagenda bagaragaza ubukure, babandi barimo bitegura urushako, umusore umukobwa barimo bitegura urushako, nibo tuje kuganira nabo uyu munsi. Ariko nanone ntabwo turi buviramaho, turi buganire n'abashumba, kuko twe turaganira nk'abakozi b'Imana kugira ngo n'abashumba nabo tuganire nabo. Ese tumenye ngo barimo gufasha iki urubyiruko, tumenye ngo bafite gahunda ki, ese babafasha iki, bigenda biti. Munyemerere mbakire umutumirwa. Umutumirwa mfite uyu munsi
umukobwa mwiza cyane, muraje mu mubone, ateye amabengeza, ateye amatsiko. Ni umukobwa, ndamwita umukobwa w'Imana, ariko ni umumama, ni umubyeyi. Araza arabibwira, ababwire n'imyaka amaze mu rushaka, ababwire n'ikimufasha, ababwire n'uko yaciye muri ibyo bihe nk'uko rubyiruko murimo mu bicamo. Munyemerere mwakire. Ndakwakiriye mama. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanezerewe kubabona uyu munsi. Ego. Banyita Pastor Christine Mberwa. Nturutse muri Tanzania, Dar es Salaam. Dufite itorero ryacu hariya ryitwa Valley of Life Church. Kandi ndo muririmbyi. Ndirimba indirimbo zuzuye ijambo ry'Imana. Amen. Kandi bikanashobora kugufasha no kuguteza imbere mu mwuka. Amen. Nkuko yavuze Apostle Jory, tugiye kuvugana n'urubyiruko mu bintu bijyanye n'urushako. Yesu abaha umugisha, mutwakira kandi mwumva no kubaha ubutumwa bw'Imana tugiye kubagezaho n'izo ngenzo kugira ngo muzagire urushako rwiza. Amen. Amen. Uyu mumama mwiza muri imbere yanyu, Pastor Christine Mberwa, mfite umunezero ko twongeye guhura. Ni umumama twabanye tukiri abakobwa muri Tanzania dukorera Imana. Twahuriye mu rusengero rwitwa Winners Chapel. Turi abakobwa bato turirimba. Ariko nta kuntu twabacishizaho akaririmbo twarimbaga k'icyongereza ko numva nibuka. Kavugaga ngo my God of wonders and miracles. You still remember that song? The Lord of mighty signs and wonders, my Father, I love you. Hallelujah. You are so good, my goodness. You are so lovely, I love you. El Shaddai. Nakaririmbo keza. Twaririmbaga ibyo bihe tukiri abakobwa. Ariko hari akaririmbo je najyaga nyobora. Urakibuka k'igiswahili? Kavugaga ngo naomba uwezo wako Bwana, naomba unisaidie, naomba uniwezeshe Bwana, naomba mimi naomba. Abatari bazi twaririmbaga tukiri abakobwa bato. Turi abakobwa bato, tubonereho akanya dushime mama Oswald. Yes. Favor Oswald Apostle, Mama Bishop. Mama Favor Oswald. Jamani. Mama, wherever you are, we love you so much. Yes. You trained us. Yes. You taught us. Yes. Today we can stand in public and praise the Lord. Yes. Sing. Mama. Because of you, Mama. We owe you a lot. Kabisa. We are who we are because of your foundation. Yes. She taught us to sing English songs. She taught us a lot. First of all, Mama, I remember she taught me how to be myself. Exactly. Be yourself. I remember she went around the choir. She was giving a mic to each and every one of us. That's when she came to realize I can sing. Yeah, I remember Mama, those days. I remember. I salute and she used to tell us when we put on our choir uniform, we should walk chest front. Unaona? Yeah. Yani huyu mama tunakuheshimu sana na kwa kweli wewe ni mtu mkubwa sana katika maisha yetu. Kabisa. Umetusaidia sana. Ona hapa tulipo jamani. Tumeweza kuongea public, tumeweza kusaidia watu. Yote mimi huyu mama ndiye amenifanya who I am today. Mama, tunakushukuru. Kwa kweli. Ya niko naye na nikirudi nitampelekea salamu. Ujumbe wangu ubebe vizuri. Najua mpaka sasa hivi she's fighting. Ananiuliza kwa nini huimbi tena? Me too, I'm wondering. Kwa nini huimbi tena? Why did you stop? Unajua uimbaji ni kazi kubwa ambayo Mungu ametukabidhi. Tunamsifu kwa sauti zetu. Kwa maneno ya vinywa vyetu. Na unajua kuimba
sisi na wahubiri hatuna tofauti. No tunahubiri kwa njia ya nyimbo na wao wanahubiri wanasimama madhabahuni wakiongea kwa maneno. So tuko pale pale, lakini tunapomsifu Mungu wetu. Na mwimbaji ni naweza niseme ni kama vile anatoa ujumbe mara mbili. Maana anaimba na huku anaongea at the same time. Yes. Maana yake mimi nimeishaona mtu akiwa ameishiwa maneno lakini abaki na ile sauti ya kuimba Kabisa. Anajikuta ameomba. Kumbe yeye alikuwa nia yake ni kuimba tu. Lakini anajikuta ameomba. Hapo inaingia, you know, sometimes you worship until the glory comes, then you stand in the glory. Yes. Yeah, but when you are in that spirit of worshiping, you're preaching at the same time. Exactly. Hallelujah. Yewe twagishe twibagiwe cyatuzanye turashometse kuberako. So ngoja nitumie Kiswahili utawatafsiria. Ndio. Kwa wale ambao hawajaoa na kuolewa, niseme tu hivi. Rai yangu, unapokuwa ukitafuta mwenza sahihi wa maisha, fuata kanuni za kimungu. Utakapompata yule anayempenda Mungu, huyo utaweza kudumu naye. Kwa sababu mwenza asiyempenda Mungu, una uhakika gani anaweza kukupenda wewe? So angalia kwanza kama ana upendo wa Mungu wa kweli ndani yake. Asante. Hiyo ni moja. Aravuze ati ariko amagambo meza cyane iyo umuntu yavuze mu rundi rurimi uje kusobanura hari ubwo atayashitsaho neza. Ariko reka mbice bugufi. Yego. Ushaka umuntu muzabana akaramata. Yego, niko tubivuga. Shaka umuntu ukunda Imana. Yego. Umuntu udakunda Imana, wizeye iki kazagukunda? Umuntu abanza gakunda Imana. Yego. N'umutima we wose. Kuko Imana ni urukundo. Noneho yashatse. Yego. Agashobora no gukunda umugore we cyangwa umugabo we kubera icyambere akunda Imana. Amen. Yego, komereza biraryoshye. None se umuntu ukunda Imana ubundi umuntu amumenya ati? Ijambo ry'Imana tuvuga ribivuga hiki. Birds of the same feather fly together. You can translate. Inyoni zifite amababa amwe ziguruka zerekeza mu cyerekezo kimwe. That is the word of God. Yego. So you yourself, you need to be spiritual. So that you know that this one is also a same bird whereby we can fly together. That we can fly together. So you yourself, you need to be spiritual in order to identify the person. And when wewe ukiwa una Roho Mtakatifu na kuongoza, haiwezekani ukutane mwingine wewe uweze labda kujidanganya. Uweze kujichanganya. Kwa sababu Roho wa Mungu sio roho ya mchanganyiko. Maana unaongozwa na Roho. Wewe, yani unajua kuna maombi yanayojibiwa na kuna maombi yasiyojibiwa. Ndio. Mungu hashtushwi na kelele za maombi. Mungu hashtushwi na kilio cha maombi, lakini Mungu analiangalia neno lake. Amen. Hebu nikuonyeshe ombi ambalo Mungu hawezi kulijibu. Unaweza ukasema mimi nimeokoka, ninampenda Kristo, nina Roho Mtakatifu. Lakini Mungu ninaomba niolewe na mataifa, mtu ambaye hakujui wewe. Unadhani Mungu atajibu maombi haya? Umukire hawezi kujibu. Asiyekujua wewe, nataka mtu ambaye hakupendi. Mungu hawezi kujibu maombi hayo. Aravuga nabafashaho gatoyi. Aravuga ati mu by'ukuri ubundi nari mubaje n'ubundi umuntu umenye ute ko uyu muntu akunda Imana? Wabimenye ute? Turabana b'abana. Ntabwo dushoboye gutobora umutima ngo turebemo. Turebe ikiri mu mutima wawe. Umuntu ashobora kumenya, umuhungu ashobora kumenya umukobwa arimo arambagiza. Umukobwa ashobora kumenya umuhungu urimo murambagiza. Ariko mu by'ukuri umuntu yamumenya ate? Aravuga ati kuko nababwiye ngo umuntu uzagukunda akakubera umugore akaramata cyangwa umugabo akaramata nuko abanza agakunda Imana, kuko Imana ni urukundo. Noneho rero twamumenya gute? Aravuga ati ubundi inyoni zifite amababa amwe nizo ziguruka zerekeza mu cyerekezo kimwe. Icyo namwongereraho
kugira ngo umenye wa muntu nuko umubonera ku mbuto ze, ariko kugira ngo uzabone za mbuto nuko nawe uba uri umunyamwuka. Nicyo avuze ati kugira ngo ushobore kumumenya nuko ubanza ukaba umunyamwuka. Umunyamwuka niwe urondora umunyamwuka mugenzi we. Umunyamwuka nanone niwe urondora umuntu akamureba akamenya ngo uno muntu arishushanya, ntabwo abirimo neza, aragira ngo gusa ambone, namara kungeraho ibintu bihinduke. Sibyo mushumba? Nibyo pe. Kubera icyo ni ikiganiro kirekire, ariko reka tubice bugufi tujye ahantu havuga ngo iyo ubonye umuntu ushaka gushaka kugira ngo muzabane akaramata, ugomba kujya ubura umuntu uvugisha ukuri. Ukwiye kubura umuntu uvugisha ukuri, ukavuga ukuri kwawe kose, ibintu byo ushaka n'ibyo udashaka, kandi ntugire ikintu umuhisha. The word of God says, ijambo ry'Imana riravuga in the book of Genesis, mu itangiriro, both of them bose were naked bari and they bambaye were not ubusa, ashamed. kandi ntabwo bigeze bagira ikimwaro. So don't have anything to hide. Ntabwo rero ukwiye kugira icyo uhisha, Be it a challenge, cyaba be it a ikikuhinyuza, problem, cyaba including ikibazo, likes and n'ibyo dislikes. ushaka n'ibyo udashaka. Tell the man, the woman you want to marry. Bwira wa mukobwa cyangwa wa muhungu mushaka kubana. Don't hide. Ntukagira icyo uhisha. Because if you display a fake life in courtship, nushobora kubeshya muri cyagiye muri mu rukundo, muri iyo nzira y'urukundo, and expecting let me be married, let me marry, then I will display all my nails. Uvuga ngo reka yewe kambe mbihishe, kambe mpishe inzara, nimara gushaka ndugezemo gusa cyangwa nanjye mugejeje mu rugo, ubwo nzamubwira ibyanjye byose. It is going to cost you. Hari igiciro cy'ibyo bintu, hari ikiguzi cyabyo. You better end up with a broken courtship than a broken marriage. Biraruta ko mwahagararira muri urwo rugendo rwo gukundana, aho kugira ngo muzagirane urushako rubi cyangwa muzagirane divorce kandi muramaze gushakana. Because when you live a fake life during courtship, when you are married and you are another person, you will be confusing your partner. Iyo ubeshye muri rwa rugendo rw'urukundo, hanyuma hagerayo ugatangira kuvuga ukuri, uzabutesha umutwe wa muntu wo muri kumwe. He will see or she will see that she cannot handle you. Azareba. As men of God and women of God, we need to train these people. Nk'abakozi b'Imana, mu by'ukuri dukwiye kwita kuri uru rubyiruko ruri mu nzira y'urukundo. Teach them how to find the right partners. Tukabigisha uburyo bashobora kubona umuntu ukwiye wo kubana nawe. Procedures and process to follow. Amahame yo kugira ndetse n'inzira bikwiye gucamo. Which includes you inform the men of God or the marriage committee at church before doing anything. Bivuga ngo rero bisaba ko munabwira komite cyangwa se abayobozi mu itorero mbere yuko mugira ikindi kintu cyose cyo mugera. Of course, as the church, as the marriage committee, they have the rules and regulations which needs to be followed before you progress, like paying dowry, introducing yourselves to relatives, what and what. The moment God speaks to you, maybe you will marry brother so-and-so or sister so-and-so. Go and talk to your pastor. He's a God-given father. He's a God-given mother that want to marry so-and-so. Then you start praying together. Exactly. So as your spiritual parents will tell you, this is area to go, this is no go zone area. Aravuga ati rero mu by'ukuri mukobwa muhungu wumva ko hari umuntu wabonye wishimiye, mumaze gusa n'abaganira neza, wamaze gusa naho n'umusobanukirwa ko uri umunyamwuka nkuko yatangiye atubwira, noneho urumva pepepe ari we muntu ubona ko ari we. Ariko noneho aravuga ati tera indi ntambwe, banza wegere umushumba wawe umubwire wa muntu
kuko uyu ni umuntu wahawe n'Imana, uyu ni umubyeyi Imana yaguhaye wo mu mwuka. Mwegera umubwire uti nabonye umuntu ariko ndagira nk'umubyeyi mukwereke, umfashe gusenga, umfashe kumpa umurongo. Aravuga ati rero umushumba burya akwiye gutangiriraho nawe akaguha amabwiriza n'amategeko yo kubahiriza, akubwira ngo aha wahajya ariko aho uramenye mwana wanjye ntuzahajya. Ati ibyo rero iyo bibuze ari umubyeyi w'umushumba kubimenya, ari wa mwana ntabimenye, niho umuntu yisanga yagiye mu kaga. Ati nanone icya kabiri, iyo amaze kubwira umushumba bigatera indi ntambwe, bimenyeshwa na ya komite y'abashakanye, nabo bagakurikirana b'abana. Ati ibyo byose rubyiruko mukwiye kubikora mbere y'uko habaho kujya kumenyekanisha wa muntu mu miryango muvukamo, wa muntu mu nshuti zanyu, wa muntu kujya gufata irembo, kujya gukwa n'ibindi nk'ibyo byose. Ntabwo abashumba bakwiye kuza kubwirwa ibintu ku munota nyuma. Bariya abashumba bafite umumaro munini cyane. They have rules and regulations to be followed by church, and whereby these people, they need to follow and abide, because there are interviews, there are tests to be done, and don't deceive them. When they have sent you to go and do the test, go and do and bring the right results unto them. Aravuga ati mu by'ukuri rero ataba ababyeyi bo mu mwuka bafite amategeko n'amabwiriza agomba kubahirizwa. Ati icya kabiri, bafite agomba kubahirizwa kandi agahabwa agaciro. Nanone ikindi arabwira ati wewe muhungu cyangwa mukobwa, niba abashumba bakubwira ati nyamuneka dore iyi niyo nzira yo gucamo, yubahiriza. Kuzagera n'igihe cyo batuma ibipimo. Abakobwa n'abahungu murabizi, mugomba kwanza kujya kwipimisha, ukamenya urwaye sida, ukamenya uri muzima. Umukobwa ukamenya waratanye, uratwite cyangwa ntabwo utwite. Ati ntimukabeshya abashumba banyu, mujye muzana amakuru ya nyayo. Ariko pastor, kirangahari itorero buriya ntidukwiye kugira nko kwa muganga hacu ho dupimira ibyo bintu. Ubwo si cyo cyadufasha, kuko ko ntekereza niba umukobwa cyangwa umuhungu bagiye bagapima, harabona agiye numva agafata munyemerere mbyite gutyo magambo inkari, kuko ariho bapimira akazishiramo amazi. Hari n'ikindi uyu mukozi w'Imana atababwiye, ni n'umuganga. Ni n'umuganga uyu nguyu. Urumva ko agiye no kutubwira utuntu twose abakobwa n'abahungu bajya bakora iyo bazi ko batanye. Nge narinze ahubwo ngo hari ubwo afata iz'umuhungu akariza atanga, cyangwa agafata batwara twa dukontena bagashiramo amazi bakatuzanira, cyangwa bagashiramo iz'umuhungu bakazana. Reka nkubwire, hari ibipimo bindi ushobora kureba umuntu ukatwite binyuze upimye amaraso. Yego, hari amaraso, hari ultrasound, hari byose. Ariko cyo nshaka kubwira abakozi b'Imana, ubundi badafite ibitaro bizeye kugira ngo bohereze aba bantu hariya bajye kwisuzumisha, bajye bafata umuntu umwe muri komiti y'urushako abaherekeza. Yego, bagere mu bitaro bisuzumishe, abari iruhande. Abari iruhande. None se bamaze kubaha izo mpapuro bakazishira neza izo mpapuro bari buzigarure kuri church, ku rusengero. Kubera ibyo bintu bajye kwisuzumisha ni ibintu by'ingombwa mu rusengero, by'ingenzi, kugira ngo bigaragaza ko wa mwana yararezwe, wa mwana yitwaye neza. Niko kugira ngo basubize za mpapuro kuri church. Kandi ibintu bajya kwisuzumisha ntabwo ari bo bagerayo bakavuga ngo turebe iki n'iki n'iki. Oya, baba bikuye ku rusengero, ati mugende murebe sikoseri, mugende murebe katwite, mugende murebe sida n'ibindi urusengero ruri bubasabe. Yego, bivuze rero nge ngo nakongeraho ngo ese mukobwa nawe muhungu, ko muba mugiye kubana, nta kuntu twajya twihangana tukihangana. Icya mbere cyocyo, ikintu nka sida ntabwo ari ikintu cyaba yanduye uwo mugoroba, ntabwo ari ikintu cyaba yanduye aka kanya.
ahubwo ni iki gituma niba ufite utwo wikeka niba ufite ahandi waciye buriya ntibyaba byiza ahubwo akipimisha mbere kavuga ati mbere yuko njya kugora uyu muhungu tujya mu rugendo rw'urukundo mbere yuko njya kugora uyu mukobwa ugomba kumubwije ukuri atigemeze gute bite wiwe yego turi bukomezanye turi bujyane cyangwa birarangirira ahangaha ese buriya bwo ntitwavuga ngo umukobwa n'umuhungu mu gihe cyo babaye nk'abuzuzanya kuzuzanya urabyumva bamaze kuzuzanya bamaze gukundana barabona hari sayinizi zo kuzabana ese buriya ubwabo ntibakwiye kwigirira amakenga akavuga ati uyu muntu tugiye gukomezanya urugendo gutya twabanje tukipimisha tukamenya uko duhagaze birashoboka njye nawe tukajyana kwa muganga tukabanza twenyine tutarabishyiramo ababyeyi n'abandi icyo ni ikintu cyiza pe rubyiruko ako kantu murakabona gute ugira amakenga kundeba gutya uko meze ntabwo wamenya ubuzima bwanjye uko bumeze ubu miti yaraje umuntu anywa imiti rwose ubuzima bugakomeza kuba yaranduye cyangwa agendana ubwandu butera sida ntaho bigaragarira kuri ubu kera abantu batukuraga iminwa abantu bagahorota bakananuka abantu ubuzima bukaba ibibazo uruhu rugakokota ugakora rukamera nabi ubu byarahindutse rubyiruko cyane nta na kimwe gishobora kukwereka ngo uyu muntu agendana ubwandu butera sida agakoko gatera sida reka da rero ku nama yanjye numva icya mbere ubwabo bakwikunda umuhungu ikunde umukobwa ikunde wigirire icyizere umuntu kuko mwahuye mwamenyanye mwakundanye yego ariko gira amakenga mbese mubanze munavuge no ndabona turimo twuzuzanya tugenda twerekeza mu cyerekezo kimwe mubanze mwipimisha mukomezanye muzira ari ibintu byiza bipimishije cyiza cyane kandi bakamenya ukuntu bateye cyangwa ukuntu bari bizabafasha yes hari akantu nshaka kubaza hari ukuntu inshako nyinshi zigiye nyine zisenyuka habaho amadivorce ngira ngo no muri Tanzania birahari hose birahari kandi ari mu nzu y'Imana ari no hanze hose birahari ko twese turi abantu sibyo ariko none ndagira nkubaze ese buriya ntibyaba biterwa cyane nuko umuntu ahura n'undi agakundana nawe ntibagirane n'umwanya ngo amwige amumenye ese ntibyaba biterwa naho umuntu ahuriye n'undi uhuriye nanjye mu kabari uhuriye nanjye oya divorce ziterwa n'ibintu byinshi let me summarize by saying there are a lot of factors which lead to divorce. Hari byinshi bituma hari ingingo nyinshi zijya zituma abantu others they meet inside the marriage, they meet disappointments. Hari abagera mu rugo rwabo bagasanga kandi batangiye kubona ibibahinyuza bitandukanye n'ibyo umuntu yakubwiye. What they expected to meet in marriage is not there. Ibyo bari bazi ko bazahura nabyo mu rushako ntibabibonemo. So they are frustrated, they end up divorcing. Bakaza rero bagata umutwe bikaza gutuma nyine bakora divorce. Yeah, others they will find maybe factors inside the marriage, like somebody is not satisfied with the sex, somebody is not satisfied with the partner, somebody became a celebrity and here the partner is stopping the person, him or her, that don't do this, don't go there, and this celebrity wants the freedom. So there are a lot of factors which leads to divorce. Ati harimo ingingo nyinshi cyane hano zo navuga zituma abantu ba divorce. Hari ukugerayo umuntu yarazi kuno muntu rwose ashoboye ari umuhungu cyangwa umukobwa uburyo bw'imibonano pe akananirwa. Akumva rero ntashoboye kubyihanganira. Hari ukugerayo uyu muntu yenda yari umuntu uzwi cyane ufite ibikorwa bituma amenyekana. Mugenzi we nawe ari umuntu udashaka ko wabijyamo. Icyo gihe abantu urumva ko badahuje. Bizasoza batabyumvikanyeho. Ariko numva nkuko wabivuze igisabwa no kunyibwira mbere. Exactly. Be who you are, the original you. Let your partner know you. Before the way you are. You go far. The way you behave. The way you talk. When you are angry you are like this. When you are happy you are like this. So that you don't marry, go there, be somebody else whereby your partner cannot handle.
ati rero ati niyo mpamvu nabwiye kare ba uri we kuvana mbere hose wishaka kugira utwihisha nurangiza nimugera hariya umugabo wawe cyangwa umugore wawe agende hari utwo yihishurira bize gusanga nyine adashoboye kubyihanganira. Rero ndumva twagana ku musozo tukabwira urubyiruko ngo icyambere nibikunde. Yes. Iyo umuntu yikunze pastor, love yourself, Yego. love your partner. Yego, And ikunde. know that there is a life you are going to live here on earth, also in heaven. Nanjye ibyo numvaga twababwira ati wikunde muhungu ukunda ngo umukobwa ukunde nawe undi mugiye kubana uzirikane kandi ko hari ubuzima muriho muri iyi si murimo mubamo mugiye no kubanamo ariko nanone nk'abakristo nk'ubwoko bw'Imana hari ubundi buzima tuzabamo ubwo buzima hari ubwo tutabuzirikana ariko nibwo bw'ingenzi cyane kuko umunsi twavuye kuri iyi si hari ubundi buzima tuzabamo aya yose rero iyo tuba twigira tuzayabazwa. Rero pastor Imana yamwishije umugisha. Ari umubyeyi mwiza cyane wo nkunda kandi afite ibintu byinshi cyane uyu mubyeyi. Ni umuririmbyi ugiye kuri YouTube wasangamo Christine Mberwa agira indirimbo nziza azi gukata umuziki mva n'umukobwa wirekura wikunda nkuko mureba muramubona yaraka kubera Imana. Rero turamushimiye cyane ariko nanone turavuga ngo turagukunda. Nanjye ndagukunda personally abana bawe bo mu mwuka inaha benshi barahari baragukunda ntukagende ngo uhere cyugaruka kongera dusure. Amen. Kandi izo message zawe abantu bumva igiswahili nabo bazajya babona izo message zawe z'uburyo ufashije benshi gukomeza kuba mu mago yabo banezerewe. Amen. Imana ijye biguhera umugisha kandi nawe uzasaruri abana bawe nabo bazabona umugisha kuri ibikorwa ukorera abandi ububakira. Reka rero dusoze tumusaba ngo adusengere ariko mbashimira cyane bakunzi bacu muri abantu bingira mumaro cyane muri abantu beza cyane muri abantu badukunda badukurikirana. Mana yanjye mba nkurikira za message muduha zivuga zitwongera imbaraga mbese hari n'amafaranga ku ruhande none muraduha mukatubwira mukomeze go Imana igibaha umugisha ntimuzagire mugira icyo muyiburana. Reka mwakire dusengere dusoza mbashimira cyane ko mwaduteze amatwi dushimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma tuba turi kumwe. Papa Beroni ndamukunda cyane abatazi iryo zina ubwo ntimumenye uwo mvuze ariko ndamukunda cyane papa ikuzo. Imana ijye iguha umugisha cyane uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwacu. Imana ijye iguha umugisha iguhaza uburame kandi iguhe na byindi byose amafaranga n'ibindi byose byukeneye kandi nzi ko ari Imana yumva ibona kandi igakora. Imana iguha umugisha. Karibu mama. Wow. All our viewers, you are blessed in Jesus' mighty name. Mungu awabariki watazamaji wetu wote. Amen. Hata aliye nyuma ya kamera, Mungu ambariki, anafanya kazi nzuri sana. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili Mana ya yacu kipindi. kandi data wacu urakoze kubwa uyu mwanya mwiza. Kwa ajili ya kipindi kizuri ambacho tumekuwa nacho. Umwanya mwiza waturemeye uhabwa icyubahiro. Asante kwa ajili ya maneno ambayo tumeyazungumza mahali hapa. Urakoze kubwa magambo meza dushoboye kuvugira hano. Maana yataganga mioyo ya watakaoisikia. Kuko ari bugirire umumaro imitima iri buyumve. Yataponya. Ari bukize. Yatafungua. Ari bohore. Na yataleta marejesho. Kandi araza kugira ibyo yongera kubyutsa cyangwa kongera kurema. Wabariki wote watakaosikia. Ubaho umugisha bose bazumva ya magambo. Wabariki wote watakaotazama. Ubaho umugisha bose bazareba ikiganiro. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya wasaa mzuri. Turagushima kubera gahunda yawe nziza. Asante. Wakoze. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba wote tuseme amen. Dusenze twese reka tuvuge ngo amen. Shalom shalom.